Excellence, nyakubahwa bwana Mamadi Idriss Déby Itno, président de la perezida wa repubulika ya Chad ndetse na marshal wa Chad, cher frère, umuvandimwe nkunda, Excellence, messieurs les chefs ba d'État, nyakubahwa abakuru b'ibihugu na guverinoma, Madame Anna Bière, madamu Anna Bierde, directrice générale umuyobozi des mukuru opérations de la Banque mondiale, w'ibikorwa bya banki y'isi, Mesdames et messieurs les ministres, baminisitiri, Mesdames et messieurs les responsables des ba nyakubahwa institutions bashinzwe inzego régionales et z'akarere ndetse na internationales, mpuzamahanga, Mesdames et messieurs les représentants mwebwe muhagarariye banki du secteur ishinzwe iterambere mu rwego rw'abafatanyabikorwa ku giti cyabo n'abatekinisiye ndetse n'ishoramari, distingués invités, bashyitsi bakomeye, Mesdames et messieurs, ba nyakubahwa, je voudrais avant toute ndashaka chose kugaragaza mbere na mbere exprimer ma profonde gratitude kwerekana uburyo nishimiye ubuhanga bwa bwana Mamadi Idriss Déby Itno, président de la République perezida du wa Tchad repubulika ya et Chad maréchal na du marshal wa Chad, ainsi qu'au gouvernement ndetse na guverinoma n'abaturage b'abanyacadi kubera ikaze ryabo rya kivandimwe kandi kubera gahunda y'iyi nama yagenewe kimwe mu bibazo by'ingenzi cyane, ibintu bigena ahazaza hacu kuri uyu mugabane. Je tiens également à saluer Ndagira ngo kandi nshimire ubwitange bw'itsinda rya banki y'isi muri uru rwego rwo gushyigikira uburyo bushya bw'umutekano w'amazi fondé ushingiye ku guhuza amavugurura y'inzego, des financements inkunga y'ishoramari ndetse n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa. le thème retenu Insanganyamatsiko yatoranijwe ku murimo wacu kuri iki cyerekezo cy'iki gikorwa exprime avec igaragaza justesse neza l'impératif de itegeko notre temps. ryo mu gihe cyacu. Nous connaissons Tuzi les défis. imbogamizi, Nous avons défini ubu des dufite stratégies. ingamba zagenwe, Nous avons adopté des twafashe déclarations et pris des ibyemezo engagements. n'imihigo. Il nous appartient désormais Ubu rero de ni twe transformer tugomba ces guhindura engagements iyi en mihigo mu ishoramari, ishoramari mu bikorwa remezo, des infrastructures en ibikorwa services remezo durables bifite et serivisi services zirambye en engagement na serivisi réel mu buryo dans la nyabwo vie bwo de la gukorana population. n'ubuzima bw'abaturage bacu. Excellence, mesdames et messieurs, Ba nyakubahwa, l'eau est souvent amazi présentée comme une akenshi ressource agaragazwa naturelle, nk'ikintu un nk'umutungo besoin kamere cyangwa se social igikenewe ku fondamental. mibereho y'ibanze ya muntu. Elle est bien davantage Ni une ikibazo condition de gikomeye souveraineté, cyane cy'ubusugire, de stabilité, ituze, de développement iterambere et de dignité n'icyubahiro humaine. cya muntu. L'eau est Amazi la première niyo shingiro infrastructure y'ibikorwa de la vie. remezo by'ubuzima, Elle protège la santé, arinda ubuzima, permet à l'enfant d'aller à yemerera l'école, umwana kujya ku ishuri, soutient l'agriculture, atera inkunga ubuhinzi butanga ibyo kurya ndetse n'ibikoreshwa mu nganda, bituma umusaruro w'ingufu ushoboka. accompagne la croissance Aya mazi des villes yerekeza et iterambere renforce la ry'imijyi résilience no gushimangira ubushobozi bw'abaturage bwo guhangana n'ibibazo. conditionne également la place de nos économies. Bagena kandi aho amafaranga twizigamiye ashobora dans le monde gukoreshwa de demain. kugira ngo tubake ejo hazaza hacu. Hatabayeho umutekano w'amazi, nta kugira umutekano w'ibiribwa dushobora kubona. Sans eau fiable, Amazi il ne yizewe peut y avoir ashobora d'énergie kubaho, pleinement nta ngufu sécurisée. nanone zihamye twagira. Industrialisation Inganda, compétitive, imijyi iteye imbere résiliente, ndetse ihamye, de systèmes cyangwa se gahunda sanitaires z'isuku zikora neza ntibizashoboka. sans accès équitable, Kutagira uburyo bungana bwo kubona amazi no kuyakoresha mu buryo les bungana ku inégalités isuku, se creusent. ubusumbane mu kuyabona, abagore n'abana bikorezwa umutwaro udasanzwe. Uturere dufite intege nke turimo gukena kandi amakimbirane mu mibereho y'abantu arimo kwiyongera. Niyo mpamvu ishoramari mu by'amazi ritagomba kongera kwitabwaho nk'amafaranga yoroshye yo gukoresha mu mibereho myiza y'abaturage. Bigize ishoramari ibintu by'imiterere mu musaruro w'abakozi, umusaruro mu bukungu, ubuzima rusange, ubumwe bw'igihugu ndetse n'imibanire n'amahoro. Afurika ntabwo izatsinda intego yo gufasha abaturage, ubukungu, inganda n'ibindi bijyanye n'ikirere twirengagije gahunda y'amazi. Ba nyakubahwa, bagore namwe bagabo, umugabane wacu ariko uhanganye n'ikibazo gikomeye. Afurika ifite imigezi minini, ibibaya by'imigezi binini, ibiyaga, amazi y'amasumo, ibishanga n'ubushobozi bw'ingufu nyinshi z'amashanyarazi zikomoka ku mazi. Ariko miliyoni amagana y'abanyafurika bakomeje kubura uburenganzira bwo kubona uyu mutungo
babuza umutekano ku mazi. Abarenga miliyoni 400 abantu barirwa muri za miliyoni ku rubuga rwacu. Umugabane uracyafite ibibazo bikomeye cyane byo kubona amazi buri munsi. Abarenga miliyoni 800 ntacyo bungukira kuri iyi serivisi cyangwa se ku buryo bw'isuku n'isukura. Kuhira imyaka biracyari bike kandi ahandi byateye imbere. Ubushobozi bwo kubika ntibuhagije, ntabwo ari urugero rw'ibikenewe. Imiyoboro, uduce tw'imijyi akenshi tuba twuzuyemo imiyoboro yangiritse. Sisiteme y'isuku irasigingira kandi ikomeje guhangayikisha. Igice cy'ingenzi cy'ubushobozi bwacu ku ngufu z'amashanyarazi zikomoka ku mazi ziracyari ibikorwa bigomba kwitabwaho. Uretse izi ntenge, hari n'igitutu ku mibanire y'abaturage. Iterambere ryihuse ry'imijyi, kwangirika k'urusobe rw'ibinyabuzima, n'amapfa, imyuzure, imvura idahuye n'igihe neza, ndetse n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ikibazo cya Afurika rero si gusa kugira amazi kamere, ahubwo ni ukumenya uburyo bwo kuyarinda, kuyafata, kuyitaho no kuyakwirakwiza no gucunga neza aya mazi mu buryo burambye. Nanone kandi ni uguhindura umutungo kamere mu rwego rw'imirimo ya leta yizewe. Ubushobozi bw'amazi muri kimwe mu mutungo z'ubukungu, ubutunzi busangiwe bwa muntu, aho umuntu umwe agomba kwishyira hamwe na bagenzi we, ituze ndetse n'uburumbuke. Ibi bisaba uburyo bushya bushingiye ku bijyanye n'igenamigambi ry'igihe kirekire, buhuza politike za leta, imbaraga z'inzego, gukusanya inkunga cyane cyane ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite intego y'Afurika, twe na Afurika dufite intego imwe. Igihugu cyacu ni igihugu gikomeye ku mazi, amashyamba, ubuhinzi, ingufu n'ibidukikije. Uruzi rwa Kongo, imigezi yarwo myinshi, ibiyaga byacu, ibishanga byacu, amashyamba yacu, igihugu cyacu ndetse ibyo dusangiye n'Abarabu, ingufu z'amashanyarazi zikomoka ku mazi bigize umutungo w'ingamba zo mu gihugu cyacu, kuri Afurika no ku buringanire bw'ikirere ku isi yose. Ikibaya cya Kongo ni kimwe mu bibaya bikuru bifite ibidukikije byinshi ku isi. Niho hantu harangwa urusobe rw'ibinyabuzima bidasanzwe, bishyigikira ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni, kandi gitanga umugabane w'ibishoboka byinshi ku bijyanye n'ingufu, isuku, ubuhinzi, ubwikorezi, iterambere ry'icyaro ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ubutunzi buduha inshingano zidasanzwe, ariko nanone bidushyira imbere y'ibidasobanutse neza ko tugomba kugira ubutwari bwo kwemera ibidahari. Mu gihugu gifite ubutunzi bwinshi, umutungo kamere w'amazi, imiryango myinshi cyane ntabwo bafite uburenganzira bwo kugera ku mazi meza kandi ku buryo buhoraho bakayanywa ameze neza. Iki kibazo cy'ubwinshi bw'ibidukikije n'ubuke bwa serivisi kigomba gushyirwaho iherezo. Umutungo w'amazi w'igihugu ntukora, ntabwo upima gusa ingano cyangwa se ntabwo ugera ku baturage bose. Umubare w'imiryango myinshi mu by'ukuri birabangamirwa, amashuri ndetse n'ibigo nderabuzima. Ubutaka buvomererwa buracyari buke, ubucuruzi bwatanzwe, imirimo yahanzwe, kandi uturere twahinduwe burundu. Hagomba gushyirwamo imbaraga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bityo rero irateganya guhindura ubwinshi bwayo bw'ubushobozi mu bikorwa remezo, mu ngufu bwite, mu kurengera ubuhinzi, mu iterambere ry'inganda, mu kazi, mu bakozi ba leta, mu iterambere rihuriweho n'abantu bose. Icyo nicyo gisobanuro cy'amasezerano yacu y'igihugu ku bijyanye n'amazi, isuku n'isukura. Mu mwaka wa 2025 turashaka kuzana igipimo cyo kubona amazi yo kunywa kuri 60%. Ibyo ni ukubona serivisi z'isuku n'isukura kuri 50%, ndetse no kugira ngo harebwe uburyo buhagije bwo kugera ku mazi, isuku n'ibikorwa remezo ku mashuri yacu kuri 80% n'ibigo byacu by'ubuvuzi. Izi ni intego n'intambwe zigana ku buryo rusange bwo kubona amazi no ku isuku bitarenze umwaka wa 2050. Ariko tuzi ko ibyo byifuzo ntushobora kubigeraho hatari uburyo bukomeye cyane n'intego.
birasaba ivugurura ry'imiyoborere y'inzego, gushimangira amategeko, kuvugurura abakora, kwagura ndetse no gusana ibyangiritse ku miyoboro y'amazi, kugabanya igihombo, kubona ingufu zikenewe mu kuvoma ndetse no gutunganya, ndetse no gutekereza neza ku byo dukeneye uturere tw'icyaro, uturere tw'imijyi n'abaturage batishoboye bagizweho ingaruka n'ibibazo. Umutekano w'amazi ni uw'ingenzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitandukanywa no kwihaza mu biribwa, ubuzima rusange, iterambere ry'inganda ndetse n'impinduka mu by'ingufu no kubungabunga umutekano wacu mu buryo burambye ku karere. Kubaho rero bagabo namwe bagore, kuva ku cyerekezo kugera ku gikorwa, ndashaka kugishyikiriza icyemezo cyangwa se kubabwira ibintu bitanu by'ingenzi. Icya mbere ni uguhuza politiki za leta. Tugomba guhagarika gushushanya ibikorwa by'amazi, ubuhinzi, ingufu, ubuzima, igenamigambi ry'imijyi, ibidukikije n'ibikorwa remezo. Politike zacu ahubwo zigomba kuba zigamije ingano y'ibigomba gukorwa ku turere twacu, imijyi ndetse n'ubukungu. Umushinga wo kuhira ugomba guhuza no kurinda ubutaka, ingufu, uruhererekane rw'agaciro k'ubuhinzi n'uburyo bwo kubona isoko. Umushinga w'amazi mu mijyi ugomba guteganya ubwiyongere bw'abaturage bahatuye, isuku, imiyoboro y'amazi, gucunga imyanda no guhangana n'ibibazo by'imyuzure. Umushinga w'amashanyarazi akomoka ku mazi ugomba kwita cyane ku byo abaturage bakeneye, uburinganire bw'ibidukikije n'ibikorwa by'ubukungu bw'ibanze. Icyerekezo cya kabiri tugomba kwitaho cyane gifite ireme ry'ibigo no gukomeza ibikorwa bya rubanda. Dukeneye abakorera bakora neza cyane, abagenzuzi bizerwa kandi n'inshingano zisobanutse neza, kandi n'uburyo bw'inshingano zikomeye. Buri gikorwa kigomba kugira icyitegererezo, imicungire n'imikorere yacyo inoze. Buri mukozi agomba gusuzumwa ku ireme rye, ubufatanye ndetse n'uburyo bwa serivisi atanga. Buri nkunga igomba kuba ishoboye gukurikiranwa mu buryo bugaragara. Tugomba gupima iterambere ryacu, ntabwo ari bitewe n'umubare w'inama zateguwe, ariko bitewe n'umubare w'abantu ahubwo baherutse guhabwa serivisi. Ntabwo ari umubare w'amatangazo, ahubwo ni ingano n'ubwiza bw'amazi atanga mu buryo bufatika, atari gusa binyuze mu bikorwa remezo zatangijwe, ahubwo bitewe n'imikorere irambye yabyo. Icyerekezo cya gatatu ni icyo gutegura umushinga. Akenshi ibihugu byacu ntibigira ngo bigira ibyo bakeneye cyangwa se ngo barebe n'ibyo babuze. Habura imishinga yizwe neza yo ku rwego hejuru mu ikoranabuhanga, umutekano, ibyemewe n'amategeko, iby'imari yubatswe ishora amafaranga ahantu hatandukanye. Myitegura tekinike ntigomba kongera gufatwa nk'intambwe. Inyigo z'uko ibintu bishoboka, amakuru y'amazi, imiterere y'imari, isuzuma ry'ibidukikije n'imibereho rusange myiza, uburyo bwo gusangira ingaruka n'uburyo bwo gutegura inzira zo gutanga amasoko. Amasoko agomba kungukirwa mu mikoro ahagije. Afurika rero ikeneye ukuri kwa porogaramu z'imishinga zishobora gushyirwaho bishingiye ku byihutirwa by'igihugu n'uturere nk'uko byasobanuwe neza. Icyerekezo cya kane ni icy'inkunga. Ibyifuzo byacu byo mu mazi ntibishobora kuba byagezweho hatabayeho gushishikariza abantu benshi imikoreshereze y'umutungo mu buryo bushya kandi buhujwe. Tugomba guhuza ingengo y'imari n'inkunga y'igihugu, ubwumvikane, umutungo kamere w'ikirere, garanti, inkunga ivanze, ubufatanye hagati ya leta n'abikorera ku giti cyabo, ndetse n'ishingiro ry'imishinga y'igihe kirekire. Ariko tugomba no kugira icyo dukora
ku kiguzi cy'igishoro. Imishinga yo muri Afurika ntishobora gukomeza gushyigikirwa na bonus y'ibyago bituruka ku bandi cyangwa se yenda ku rugero ruto. Tugomba guhaza ibyo dukeneye by'ingenzi, gutanga inyungu mu mibereho myiza, kandi tugakomeza ubushobozi bwo kwihangana turinda ikirere. Ndahamagara ibigo by'imari, amabanki mpuzamahanga, banki zishinzwe iterambere kugira ngo batange icyizere cyo gukomeza uburyo bwo gutegura imishinga no gukusanya inkunga nyinshi ku ngamba zo kugabanya inyungu ndetse no kugabanya ibihombo no kongera inyungu ku bikorwa by'amazi. Itangizo ry'umushinga w'amazi rigamije kunoza umutekano w'umutungo w'amazi w'abarenga miliyari ku bantu mu mwaka wa 2030. Iyi ni intambwe dutera, twizeye ko iki cyifuzo isi yose izakibona kandi ikabona ko ari icy'ingenzi bijyanye n'ibyihutirwa. Afurika kandi iherekejwe n'umutungo w'imari ujyanye n'ibyo ukeneye. Ibiganiro by'ubucuruzi, kuva ku bucuruzi kugeza ku bategura ibyo gucuruza ndetse ku rwego rwa forum, ingamba zigomba gukomeza kuba by'umwihariko ku nzego za leta, banki, abashoramari n'abatanga ibisubizo. Byo ntibikwiriye kuba ahantu hasanzwe ho kwerekanwa gusa, ahubwo hagomba kuba ahantu ho gufatirwa amasezerano ku bufatanye mu miterere y'imishinga ndetse no gukusanya inkunga neza. Icyerekezo cya gatanu ni icy'inganda n'udushya. Amazi agomba kandi kuba urwego rwo guhanga imirimo, guteza imbere ubumenyingiro n'agaciro kiyongereye muri Afurika. Tugomba guteza imbere ku mugabane wacu gukora imiyoboro, amapompe, ibipimo n'ibikoresho byo gutunganya, uburyo bwo kuhira n'ibisubizo by'ikoranabuhanga. Tugomba kongera ubumenyi abagore b'Abanyafurika mu ikoranabuhanga, mu bidukikije, kubungabunga imicungire, imiyoboro ndetse n'imiyoborere ya serivisi za leta. Ikoranabuhanga rikwiye kudufasha gukurikirana neza umutungo, kumenya gusohora amakuru, kunoza uburyo bwo kwishyura, kugenzura ubuziranenge, guteganya ibyago no gushimangira ubwisanzure. Intego yacu igomba kuba iyo kubaka atari ibikorwa remezo by'amazi gusa. Afurika ariko nanone ni nk'umuntu w'ukuri, inganda z'amazi muri Afurika nitwe zitubukaho. Banyakubahwa abagabo namwe bagore, ntimwazirengagiza imbibi z'ubuyobozi. Imigezi, ibiyaga, amazi, ibishanga bihuza abantu n'uturere. Nta leta ishobora kwemeza umutekano w'amazi yayo bwite. Tugomba gushimangira ubufatanye rero hagati y'ibihugu bihuriye ku nkengero z'inyanja, guhuza imiryango ku bijyanye no kurinda ibishanga, guhuza ishoramari no guteza imbere ikoreshwa ry'ibintu mu buryo buboneye ndetse umutungo urambye ukwiriye kwambuka umupaka. Mu rwego rwagaragajwe n'uko kwiyongera kw'imihangayiko rero no mu bihe by'ibibazo, tugomba gutanga amazi. Impamvu y'inyongera yo guhangana ahubwo ni igikoresho cy'ibiganiro, icyizere n'ubufatanye mu karere kacu. Amazi ashobora guhinduka uburyo bwa diplomasi bw'amahoro. Bishobora gutuma imiryango irushaho kubana neza, gushyigikira amasosiyete y'ubukungu, gukumira kwimuka ku ngufu ndetse no kugira ngo habeho inyungu rusange zihagije ku mbaraga zo gushimangira ituze ry'akarere. Afurika y'Uburengerazuba, Afurika yo hagati, Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, twese duhuriza ibibazo hakurikijwe ukuri bitandukanye, ariko hasabwa ikintu kimwe gusa: imiyoborere myiza yo kurengera amazi. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wahaye umwaka wa 2026 kugeza ukuboneka kw'amazi arambye ku buryo burambye n'ishyirwa mu bikorwa rya sisiteme y'isuku, aho bigomba gukorwa neza kuri gahunda hiteye ku kibazo cy'umutima w'igenamigambi ufitwe kugeza mu mwaka wa 2033. Banakoranye n'umugabane wa Afurika kandi mu gushyira mu bikorwa icyerekezo cy'amazi meza kugeza mu mwaka wa 2063. Tugomba no gutanga ishyira imbere icyo umugabane wacu ushatse, ingengo y'imari y'imikorere ikaboneka. Kubw'izo ndasaba hano nzamena ko habaho ihuriro ry'ibihugu bya Afurika riharanira umutekano w'amazi.
Une coalition entre ihuriro les États hagati ya leta pour élever l'eau kugira au rang ngo de tuzamure priorité amazi ku politique mwanya de wa premier mbere wa ordre. politiki ku rwego rw'imbere. Une coalition avec les ihuriro institutions financières ry'inzego pour réduire ingamba le z'imari plan zo et kugabanya accélérer les ikiguzi no investissements. kwihutisha ishoramari. Une coalition avec le ihuriro secteur n'abikorera ku privé giti cyabo pour mobiliser les mu gushishikariza ikoranabuhanga, technologies, l'innovation guhanga et udushya les capacités n'ubushobozi bwo gushyira mu d'exécution. bikorwa. Une coalition ihuriro avec les n'abayobozi b'inzego collectivités, z'ibanze, les communautés, imiryango, les jeunes et les femmes, urubyiruko n'abagore, afin que kugira les ngo solutions ibisubizo répondent aux réalités bisubize locales ibintu et by'ibanze soient durablement bikenewe appropriées. cyane cyane mu buryo Notre bwa buri munsi. responsabilité collective est inshingano claire. zacu rusange Passer zirasobanutse, aux stratégies, kuva ku ngamba aux ujya investissements, ku ishoramari, des engagements, imihigo, aux chantiers, ujya ahantu des ho chantiers, kubakira, aux services aho kubaka et des kubakira kuri services serivisi imwe, aux résultats ndetse yewe durables. n'ibisubizo bifatika. Nous ne pouvons Ntidushobora, ntabwo tugishoboye kwemera ko imishinga itegurwa imyaka myinshi ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo wenda ihabwe inkunga hanyuma ngo ikomeze kuba ndende bitewe no gukomeza kuyibungabunga. Tugomba kugenda vuba ariko tudafite kureka gukabya. Tugomba gushora imari nyinshi ariko mu buryo bugaragara kurushaho. Tugomba gushishikariza abikorera ku giti cyabo ariko ku bw'inyungu rusange, uburyo bwo kubona serivisi n'ubusugire bw'ibihugu byacu. Nyakubahwa banyacyubahiro bacu, igisekuru turimo ntikigomba kunyura mu kibazo gikomeye. Afurika aho inyanja inyura intera ndende y'amazi kabiri, aho umwana rero arwara kubera kugera kunywa amazi yanduye, aho ishuri cyangwa se ikigo nderabuzima gikora nta serivisi z'amazi meza zihagije zihari, kandi isuku cyangwa se ubutaka buhingwa bikomeje kuba nta musaruro butanga bitewe n'uko kuhira bidahari cyangwa se imijyi itagira ku iterambere ryihuse cyane ry'ibikorwa remezo. Tugomba kubaka ubwigenge, ubusugire bw'amazi ya Afurika, gukorera abaturage bacu, urubyiruko rwacu, ubuhinzi bwacu, ingufu zacu ndetse n'iterambere ry'inganda zacu n'uburyo bw'ubudahangarwa bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Hano itangazo rya Njamena rigomba kugaragaza ko intangiriro y'igihe gishya igeze, ikishyirwa mu bikorwa, inshingano ndetse n'ibisubizo. Aho imihigo iba imirimo, aho imirimo iba serivisi, aho serivisi zihinduka mu buryo bufatika ubuzima bw'abaturage bacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye kugira uruhare rwose muri kino gikorwa cyangwa iyi ntego. Yiteguye kuvugurura kugira ngo ishoramari, ubufatanye ndetse no gushishikariza ubushobozi bunini bigerweho cyane. Bita ku mashuri, ibidukikije, abaturage bacu ndetse n'umugabane wacu muri yose. Ndabashimiye cyane. Arakoze cyane Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze kubw'itangazo ryuzuye ibisobanuro n'icyizere utanze. Nyakubahwa bashyitsi bakomeye, bagore namwe bagabo, ndifuza kubabaza kuri iyi nshuro gutanga amashyi menshi uwo mwanya Perezida, umukuru w'igihugu muri Gabo ndetse Mauritanie n'abandi. Twumva ijambo Itino yavugiye muri iyi nama. Merci. Murakoze. Ça a été déjà dit par mes pères. Byose byamaze kuvugwa, sinzi aho ntangirira cyangwa se icyo ndaza kuvuga. Ariko ikintu kimwe ni ukuri, mfite inyota. Uretse n'ubwo mfite inyota, muri kino gitondo mbere yo kwitabira umuhango, uriye ku gipimo gifite umwuka mwiza ndetse na za climatiseur, hamwe n'imodoka zifite icyuma gikonjesha. Icyumba gifite na umwuka mwiza, hano gifite ibyuma bikonjesha. Ayo masaha atarenze 2 ndatekereza ko mfite inyota.
J'imagine ce que vivent nos ushobora compatriotes kwiyumvisha gusa ibyo bagenzi bacu barimo bahura nabyo buri munsi depuis plusieurs décennies. imyaka myinshi. C'est pour ça, mesdames, messieurs, niyo mpamvu bagore namwe bagabo, c'est le temps de igihe l'action. kirageze cyo kugira icyo dukora. Excellent Monsieur le chef d'État et de gouvernement. Umukuru w'igihugu, bakuru b'igihugu na guverinoma, Directrice générale umuyobozi mukuru des opérations w'ibikorwa bya mondiale, banki y'isi, Monsieur le vice-président bwana visi perezida régional de la wa banki y'isi mondiale yo mu karere pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, kuri Afurika y'Uburengerazuba ndetse no hagati, Monsieur le Premier ministre, bwana minisitiri chef du w'intebe, gouvernement, umuyobozi wa guverinoma, Mesdames, Messieurs, banyacyubahiro les perezida grands de la République, ba perezida b'ibihugu Mesdames, bitandukanye, Messieurs, banyakubahwa les baminisitiri ministres, ndetse n'abayobozi Mesdames, b'intumwa, Messieurs, les membres du gouvernement, banyakubahwa abagize za guverinoma, Excellences, Mesdames, Messieurs, banyakubahwa les ambassadeurs et bagore namwe représentants des bagabo, organisations ambasaderi bahagarariye internationales, imiryango mpuzamahanga, Général, chef umuyobozi mukuru d'état-major, w'ingabo, général des armées, umujenerali w'ingabo, Monsieur le maire de la ville bwana de meya N'Djamena, w'umujyi wa N'Djamena, Sa Majesté nk'icyubahiro le Sultan sultani de N'Djamena, wa Nyamena, distingués invités en bashyitsi rang, b'icyubahiro, grade et qualité, chers participants. mwatwakiranye uburyo bukomeye, bakunze abafatanyabikorwa mwese rero. Je voudrais avant tout Ndifuza mbere na mbere rendre grâce à gukora iyi nama manze Dieu gushimira qui a Imana rendu possible la tenue de yatumye cette bishoboka ko importante rencontre. iyi nama y'ingenzi ibaho. C'est un honneur Ni particulier icyubahiro cyihariye cyane et une fierté n'ishema profonde pour rikomeye le peuple tchadien ku bantu de vous b'abanyacadi aujourd'hui en N'Djamena, babahaye ikaze uyu munsi muri N'Djamena, temps du Sahel, umutima w'ubugingo bwa à Sahel, l'occasion de ce kugira ngo forum amahirwe africain y'iri de huriro l'eau. y'abanyafurika ku mazi aboneke. Cette large participation Iki gihe cyo témoigne kwitabira rero gihamya de l'état yuko de notre prise de conscience collective ubumenyi bwacu rusange face à l'un des défis les plus importants tugomba guhangana de notre n'ibibazo époque. by'ingenzi cyane byibasiriye abantu bacu muri kino gihe cyacu. Muri urwo rwego J'exprime toute ndagaragaza ko nshyigikiye byimazeyo au chef d'État umuryango w'abavandimwe bakuru b'ibihugu na za et à guverinoma les représentants ndetse dans n'abahagarariye le ibigo déplacement bitandukanye de N'Djamena. ndetse na hano muri N'Djamena. Moi-même et le peuple Jyewe tchadien, n'abaturage ba Chad nous nous souviendrons tuzibuka des ubufatanye coordinations bw'ishyirahamwe de ces forums ryabereye muri iyi nama muri Chad avec la Banque mondiale, hamwe na banki y'isi. que tous les managements de la ubuyobozi Banque bwose mondiale bwa trouvent banki y'isi ici yose l'expression bwadusanze de hano, notre k'imvugo rero reconnaissance. tugomba kwishimangira dushyira mu bikorwa. Soyez les bienvenus sur Murakaza cette neza Tchadienne, muri iki gihugu cya Chad, terre de connexion igihugu cy'imibanire terrestre, aérienne et numérique, y'ubutaka, mais aussi ikirere, terre uburyo bw'ikoranabuhanga, ariko nanone consciente de n'ubumenyi. l'urgence de l'eau. Igihugu Un cyitaye ku pays kibazo qui cy'amazi, vit à l'unisson igihugu gihinda des umushyitsi espoirs icyarimwe, de tout un gifite n'ibyiringiro continent. by'umugabane wose. Excellences, mesdames, messieurs, Bagore namwe bagabo, banyakubahwa, l'analyse de la situation ayant conduit à l'organisation de ces forums, isesengura ry'interuro ryatumye imiterere y'iri huriro ikora imigambi, l'Afrique est confrontée hariho ikibazo à gikomeye. une crise Afurika ihanganye n'ibibazo by'ibura ry'amazi, sans précédent. ikibazo gikomeye cyane kitigeze kibaho na mbere. Plus de 40 millions de nos Abarenga miliyoni 40 z'abaturage bacu b'Abanyafurika n'ont toujours pas accès ntabwo à bafite une uburyo bwo eau kubona potable. amazi anyobwa. Nos capacités Ubushobozi bwacu de stockage sans bwo moyens, kuyabika, dangereuses. kuyabungabunga byose biri kugabanuka kandi biri mu kaga. Reste à des niveaux Kuhira biracyari ku rwego rwo hasi cyane insuffisants ruhagije, et les bouleversements climatiques kandi ihungabana ry'ikirere menacent de réduire ribangamiye kugabanya umusaruro mbumbe w'igihugu na tumwe mu duce twa Afurika, aho 12% bitenze umwaka wa 2050 tuzaba twatakaje Ici, le umusaruro. document de cadrage Byakomotse ku nyandiko z'urwego rw'inama zakozwe na banki y'isi, dont l'expertise abahanga ndetse n'impano byabo bigaragaza neza ikigomba gukorwa. ces données. Aya makuru rero Aussi nubwo zaba biteye impungenge gute, ntabwo ari ibintu bifatika gusa kuri Afurika, bigaragaza ukuri kwacu ahubwo twibanze icyo duhura nacyo buri munsi mu mijyi yacu, mu midugudu yacu, mu mirima yacu no mu nzuri zacu. Koko rero ni milimetero bike uvuye hano nicyo cyari igihe cyo gukora. Hashize imyaka 60 ikiyaga cy'amazi cyari umubyeyi ukomeye cyane, ubuntu, isoko y'ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 30. Uyu munsi hatakaje ikintu kinini cyane, igice cy'agace kayo. Iri terambere si iry'agaciro gake.
Elle est le miroir de ni indorerwamo notre y'ubudahangarwa politique bwacu itsinda et ultime ndetse alerte n'umuburo wa qui nous nyuma interpelle. ko imbogamizi zigomba kuvaho. Nous manquons d'eau Nta suffisante, mazi ahagije dufite rwose, faute d'investissement et de bitewe n'ibura financement suffisant, ry'amafaranga ahagije, alors que de nombreux mu cours gihe d'eau inzira nyinshi mu mazi yo mu kibaya et de notre sous-sol, no mu bice à bitandukanye ku butaka l'instar bwacu du gré de Nubie, regorge koreshwa des millions yuzuyemo za miliyoni na de miliyoni mètres cubes za d'eau. metero kibe z'amazi yakoreshwa. Lorsque l'eau se réture ou Iyo manque, amazi agabanutse la cyangwa pauvreté abuze, avance à grands pas. ubukene buhita buza ako Les kanya. hommes et les bétails souffrent. Abantu n'amatungo Le conflit se barababara, multiplie, amakimbirane ariyongera kandi amahoro arahungabana. lorsque l'eau abonde, Iyo amazi ari menshi, isuku les iriyongera, bétails se multiplient, umubare w'amatungo les uriyongera, récoltes augmentent, imihigo la igenda cohésion yiyongera, s'installe ubumwe et burakomera le développement kandi iterambere s'amorce. riratangira. En bref, Muri make, muri make, l'eau, c'est la vie. mazi n'ubuzima. Au Tchad, Muri Chadi nous considérons l'eau dufata comme umuntu le socle nk'amazi fondamental nk'ishingiro ry'ibanze. Umuntu n'amazi ni ishingiro ry'ibanze, ciment de notre umwe sécurité abeshwaho n'undi. et la clé. Uru ni urufatiro rw'umutekano w'amahoro ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Excellents mesdames, messieurs, Ba nyakubahwa, iyi nama ntabwo ordinaire. ari uguhura Il bisanzwe, est le point de départ ni ingingo ahubwo aho umuhigo w'isi utangiriye. Umubumbe uzatangazwa n'ibyo tuzakora, de la vision à la kuva ku vision, cyerekezo kugera un appel ku gikorwa. à agir. Ni uguhamagarira igikorwa gushyirwa mu bikorwa. Rero Par une action collective binyuze mu bikorwa by'ubufatanye africaine, bikomeye mbere na mbere avec ku Dieu rwego rwa et avec Afurika nos partenaires ndetse no ku bafatanyabikorwa en bacu. second lieu. Icya Pour kabiri, réussir à relever le kubera défi, guhangana n'ikibazo, car l'eau ne doit pas être kuko un amazi luxe, adakwiye kuba l'eau ne doit amazi pas être un y'intambwe luxe, gusa, ahubwo akwiriye mais kuba un droit fondamental uburenganzira bw'ibanze pour chaque être kuri humain, buri muntu, animal et inyamaswa végétal. ndetse n'ibimera. Pour le Tchad, cette dynamique est en marche et c'est le centre Muri de Chadi notre imihindagurikire sommet iri mu d'aujourd'hui. kugenda kandi icyo gisobanuro kigomba kwitabwaho. Ni imiti nahawe na muganga wanjye, Décliné ubwitange dans bwa notre plan politiki. national de développement, Nabwiye ko gahunda y'igihugu cyacu d'interconnexion kugira agende des neza temps, itumanaho rya 2030 l'eau comme rifite priorité, amazi imbere comme ariryo rizageza ku priorité kintu gifatika, absolue. kandi tugomba kuzitaho Dans rero. cette continuité, le pacte pour Gukomeza kw'amasezerano y'amazi muri qui Chadi sera signé au cours de twashyize nos umukono mu gihe cy'akazi kacu, travaux, évalue les besoins dusuzuma en ibikenewe financement mu de bijyanye pour les n'imari, 5 ans à venir, aho mu myaka 5 iri imbere 8 milliards byibura de miliyari dollars, 3.8 z'amadolari zizashorwa muri by'amazi. dont 20% Muri iyo 20% ku ijana national, ni amafaranga soit environ azakoreshwa mu gihugu, 75 kuvuga hafi milliards miliyari annuellement. 1.15. Amafaranga y'amasefa ni miliyoni 115 azahita ashorwamo. Nashyize mu bikorwa guverinoma cyangwa se nayo guverinoma gahunda yo gufata iki gikorwa bakakigira isezerano kugira ngo bagere ku baturage amazi aboneke, amazi ku mubumbe, nk'uko banki y'isi nanone ishyigikiye izi ngamba. Muri uru rwego rumwe rero, twifashijwemo n'abafatanyabikorwa bacu, tugiye gushora imari mu bikorwa remezo birambye by'amazi, mu iterambere ry'ikirere n'umuzenguruko wo kuvomerera binyuze mu miyoboro y'ubuhinzi, mu kigega cy'amazi tuzubaka, inyubako ndetse yewe n'amapompo azashushanywa ku nyungu zacu n'abaturage bacu n'ibikorwa byacu by'ingenzi, ndetse no ku bihingwa buri gihembwe. Aho kugira ngo ibyo bigende neza, amasezerano akomeye umutungo wacu w'amazi, ikiyaga cya Chadi, umusozi wa Nibi, ikiyaga cya Hu, ikiyaga cya Fitri, ikiyaga cya Nywa n'imigezi minini ariyo Mikongote, tutibagiwe Azit, Bata, Beta, imirongo miremire y'amazi dufite, Salamahat. Dusaba ko ibiba bigomba kwitabwaho byuzuye.
la coopération régionale banyacyubahiro bakomeye ubufatanye mu karere si amahitamo, c'est un impératif. ni ngombwa ahubwo. La gestion concertée de guhuza notre imicungire territoire y'imigezi yacu à l'image de n'ibiyaga ce que nous faisons bigaragaza avec icyo la dukora Commission du bassin ku kwita du lac muri komisiyo yo gufata uburyo bwiza cyane d'avenir. ndetse no kwita kuri ejo À ce hazaza. titre, muri urwo c'est rwego présent parmi nous nishimiye ko représentants ari twebwe abahagarariye komisiyo y'ikibaya cya Chadi de l'autorité du bassin du munsi Niger, y'umusozi w'ikibaya de cy'uruzi rwa l'Organisation Niger, pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, umuryango w'iterambere de dufata kimwe na l'autorité Senegal, du bassin ububasha de la bw'ikibaya Volta, cya Vortan, du SILS, de la de CAC, Silisi ndetse na de la Kiasi, CEMAC, la Smart, de l'UMOA, Limira et du NEPAD. ndetse na Nibata. Dans le même temps, Muri icyo gihe ce rero moment de grande décision ndimo kuvuga ku byemezo bikomeye à l'ensemble de nos partenaires, ko twese abafatanyabikorwa notamment les banques cyane cyane nationales, banki z'igihugu, banki y'igihugu, comme l'a dit mon frère Brice, nk'uko murumuna wanjye Brice Olingi yabivuze, nos banques nationales et amabanki yacu y'ibihugu n'umugabane doivent jouer un rôle très agomba kugira uruhare runini cyane. doivent assumer leur Bagomba responsabilité, kwemeza ko iki gikorwa cyitaweho parce qu'ils vivent ici kubera ko pour les batuye autres. hano bazi ukuri kwacu. Donc, notamment les banques nationales, les banques régionales, Bityo rero by'umwihariko amabanki y'ibihugu internationales et ndetse n'amugabane na mpuzamahanga multilatérales, n'impande ainsi que nyinshi, différents fonds partenaires de kimwe l'Afrique, n'ibigega bitandukanye by'abafatanyabikorwa b'Afurika mu rwego rwo guha icyubahiro amasezerano twagiranye n'ibihugu byacu dans le cadre de no muri uru rwego l'initiative rw'amazi kugira ngo habeho igikorwa cyiza, accélérer la mobilisation kwihutisha des ibikorwa byo financements byo gushishikariza abantu inkunga yatangajwe, les gushyira mu réformes bikorwa amavugurura akenewe, assurer un suivi gukurikirana neza ibikorwa by'iperereza, kuko ubuzima bw'amazi et source de toute n'isoko y'ubuzima byose ne saurait attendre. ntabwo tugomba gutegereza. Nos populations Abaturage bacu ont trop, bategereje igihe kirekire cyane, les Africains ont trop, abanyafurika bategereje igihe kirekire cyane, ils ne veulent plus attendre ntibashaka et gukomeza c'est gutegereza ikindi gihe, légitime. kandi nibyo byemewe n'amategeko. Et c'est légitime. Ibyo biremewe n'amategeko. Mbere yo kurangiza ndashaka gusaba runo rubuga gushyiraho ihinduka rikomeye koko kugira ngo ibi bigerweho. Ndasaba ko imirimo ikomeye kurushaho igizwe n'imihigo itatu igomba kwihutirwa cyane. Ya mbere, ndashaka ko mu by'ukuri byitabwa, ariko mfite inyota, hagomba kuboneka ubwitange bwacu. Tugomba guhindura ingamba zacu, ingamba z'igihugu, intambwe zacu z'igihugu ku bijyanye n'amazi mu gihe cy'igenamigambi gishoboka cyane. Ndamagara abafatanyabikorwa bacu ku rwego bwite gushyira mu bikorwa uburyo bwo gutanga inkunga nshya ikora neza ndetse no gushyigikira ishoramari ryacu mu bikorwa remezo byo kubikamo cyane cyane ibikoresho by'isuku ndetse no kuhira ku rwego runini. Icya kabiri, ubwitange bw'ubuyobozi turabikeneye rwose. Gushimangira inzego zacu zo mu karere, gucunga ibibaya byacu, ingingo zacu, amabwiriza agenga urwego rw'amazi kurusha uko byari bimeze uyu munsi, tugacunga amazi yacu. Muri urwo rwego reka dushyireho rero urubuga rwo gusangira ruhindagurika cyangwa se kwihindagurika ry'amakuru y'amazi mu gihe nyacyo, kugira ngo duteganye kurinda amapfa ndetse n'imyuzure. Imicungire iboneye byo kubona amazi buri wese kandi buri rwego rumwe buri ku nshuro nyinshi, bikaba bishoboka ko uyu munsi neza amazi yazaba agihari. Amazi menshi arakenewe. Icya gatatu, kwemeza gushyira mu bikorwa, reka dushyire abagore mu mwanya wabo, kandi urubyiruko ni rwo shingiro rya politiki zacu. Ni abagore buri munsi bikorera umutwaro w'akazi ko gushaka amazi. Urubyiruko nirwo rufite nanone icyifuzo cy'ubuhinzi bugezweho butanga agaciro kandi n'isoko ry'akazi.
leur garantir un n'isoko accès y'akazi équitable à l'eau, kugira ngo habeho rero uburenganzira bungana bwo kugera ku mazi ubutaka c'est buvomererwa investir directement ni dans ukureba la ishoramari mu stabilité buryo et butaziguye la prospérité de n'ituze nos n'iterambere sociétés. ryacu mu masosiyete yacu. Excellences, mesdames, messieurs, ba nous nyakubahwa sommes ici bagore namwe réunis au bagabo cœur du duteraniye Sahel. hano mu mutima wa Sahel. Nous sommes Mu yandi sur la magambo ligne du turi front ku murongo uhereye ku changement isonga climatique ku mihindagurikire y'ikirere et de la sécurité. n'umutekano w'amazi. Faisons de ces forums de Reka dukoreshe iyi nama ya Njamena momentum iba imbaraga za qui Afurika reprend en main yo kuzamuka la maîtrise mu maboko yo de son gushyira mu destin, bikorwa ahazaza heza h'amazi qui réalise son potentiel kandi mu gushyira mu bikorwa en bwacu transformant ses mu guhindura opportunités kuvana inzitizi zituma amahirwe qui bâtit ataboneka twubake. pierre après pierre un avenir Isengesho nyuma y'irindi ahazaza kwihangana prospérité iterambere partagée. dusangiye rizagerwaho. Nous sommes surtout au Tchad, Turi cyane cyane hano muri carrefour Chad, de l'Afrique, ihuriro ry'imihanda ya des Afurika, rencontres humaines, guhura kw'abantu, des liens entre l'Ouest et l'Est, isano iri hagati y'uburengerazuba n'uburasirazuba, amajyaruguru n'amajyepfo y'umugabane wacu, terre d'accueil et igihugu d'intégration, cy'ikaze n'ubwuzuzanye, de l'unité ihuriro ry'ubumwe bw'Afurika. Au-delà de l'événement qui nous réunit Ubw'ibyo rero tukaba dukomeje kuba indahemuka kuri izi ntego en faveur de kugira ngo l'intégration dushyigikire ubufatanye bwa Afurika et de la libre circulation n'ingendo des z'ubuntu biens et des ku personnes ngo ndetse du haut de cette tribune. uhereye kuri iyi stade Et en turiho. ces jours historiques, Kandi ni muri iyi minsi y'amateka je voudrais vous annoncer ndashaka que le gutangaza ko Chad, Tchad, pays de Toumaï, igihugu cyacu berceau de l'humanité, ugereranije n'ikiremwamuntu, ouvre ses frontières dufunguye imipaka yacu, et supprime les visas d'entrée dukuyeho pour viza tous les zo kwinjira muri iki gihugu kwa Nyafurika bose bose nta viza. Merci. Murakoze. Ouvre ses frontières et Dufunguye supprime les visas imipaka d'entrée kandi pour tous tuvanyeho les viza ukwinjira muri Chad kw'abanyafurika bose baturutse muri Afurika kuva ku itariki ya mbere Mutarama 2027 murakaza mwirisanga muri Chad. Par cette note, Binyuze muri iyi nyandiko rero ifungura abanyafurika burundu kwinjira muri kino gihugu cya Toumaï espoir de vie. bivuze icyizere cy'ubuzima Et sur cet appel vibrant à kandi l'action, bifite imbaraga mu bikorwa à l'audace, ubw'ubutwari, à l'ouverture et à la bwisanzure solidarité no africaine kugira ubufatanye que je déclare bw'abanyafurika, ouverte ndatangaza les ko travaux du Forum dufunguye africain imirimo y'ihuriro de l'eau. y'amazi Vive la muri Afurika, coopération internationale. ubufatanye mpuzamahanga, Dieu vous bénisse. Imana iha umugisha, Imana iha umugisha Afurika. Murakoze cyane. Merci.